Welcome again, welcome to my YouTube channel. Uyu munsi rero tugiye gukora step by step y'ukuntu wakwapplying admission. Umva, koresha imashini yawe, koresha telefone yawe, ubundi tujyane. Wirinde gutarutsa, ikindi ntugire confusion. Ni umugabo wanjye ugiye kubinkorera, niwe nanjye wanzanye, niwe wanyapplyingiye ngira mu Butaliyani. Rero ntaba ari wowe utaba mu banyamahirwe. So, let's go. Tugiye gutangira rero, ndatangira A0, ndatangirira ku muntu wari wese ushobora gukurikirana iyi procedure akaba yabishobora agendeye kuri video. Turi kuri Google, urabona iyi ni Google isanzwe, urajya hano basacingira wandikemo university ushaka. Kuri iyi case tugiye gukoresha University ya Parma, ariyo yitwa University of Parma, ariyo iyi ngiyi. Okay, numara gukandaho uretse ukanda n'undi kuri University of Parma, hafunguka iyi page. Iyi page rero ni page iri twavuga ko iri general cyangwa se iri the main page ya university. Kugira ngo ujye ku applying, mu by'ukuri ntabwo wajya ku applying ibintu utazi. Okay, ntabwo wajya ku applying isomo utamaze kumenya ibirigize. Kugira ngo murabibona na announcement ya mbere bahita baduha ni yuko masters degree programs in English academic year 2026-2027 call for application for non-European Union students requiring a visa are open. Nukuvuga iki? Kwa applyinga birafunguye guhera ku itariki 15 z'ukwa mbere kugera ku itariki 6 z'ukwa kane k'uyu mwaka. Kuri wavuga ngo green card, abantu benshi bahitaga batanguranwa iyo open application zabaga zifunguye. Ni ibintu nk'ibyo bya green card, usibye ko njye nigeze mbikora cyane, ariko ubu hano kuri university niko biba bimeze, kuko akenshi usanga nyine iyo bakeneye umubare hano kuri university, ndavuga kuri iyi ya Parma ko niyo nzi neza, baba bakeneye umubare runaka, kuko bati dukeneye umubare runaka w'abantu bo muri European Union, tugakenera umubare runaka w'abanyeshuri bo muri non-European Union countries. Iyo rero ugize amahirwe ukapplyinga mbere, ugira n'amahirwe yo kugira ngo bagufate nyine mu ba mbere. Okay, tugiye kureba rero hamwe uburyo umuntu yagira umuntu yahitamo isomo aziga. Tujya hano handitse courses. Okay, ugafungura iyi page yanditseho ya courses, agahita hafunguka iyi ngiyi, hagahita hafunguka gutya, ugahitamo ese ndashaka kujya muri masters. Iyi second cycle degree ni masters muri rusange, iyi first cycle degree ni yindi iri combination ya bachelors na masters. Twavugamo nka medicine ni hariya ibiri, cyangwa se za pharmacy ni hariya ukunze kuba wazisanga. So turita dukanda hano kuri second cycle degree. Okay, hahita hafunguka iyi page. Iyi page nimara gufunguka, turahita tujya kuri hano handitse gatoya manuke, ahangaha handitse websites of second cycle degree. Kuri uyu munsi turavuga kuri bachelors, nani kuri masters. Okay, ukanda hano kuri masters, hagahita hafunguka iyi page, ugahitamo. Okay, hari department nyinshi zitandukanye, tugiye kureba kuri buri department, ariko turanyuramo twihuta. Hano hari Department of Chemistry, Life Science and Environmental Sustainability. Okay, muri aho ngaho turasangamo amasomo akurikira, harimo Biomedical Genomics and Cellular Sciences, Chemistry, Economic and Ethology for Natural Conservation, Functional and Sustainable Materials, Genomic, Molecular and Industrial Biotechnology, Geological, ni byinshi. Okay, icyo nshaka kubabwira hano mbasobanurira, ahantu muzajya mubona aka kadarapo ka United Kingdom. Okay, kaba kavuze kuri ririya somo ritangwa mu Cyongereza. Aho murabona nta kindi kintu gihari, byanditse kuriya gusa, biba ritangwa mu Gitaliyani iryo somo. Bazapimekinga shaka ko isomo bagiye guhitamo rifite aka kadarapo, kuko niba hitamo ridafite aka kadarapo yose muri kubona bayiga mu Gitaliyani gusa. Mboneho no guhita mbibutsa mbabwira guys, abantu babona wenda bashaka kuziga pure chemistry, abantu bashaka kuziga nyine rimwe muri aya masomo n'andi yose tugiye kureba yitatangwa mu Gitaliyani, ntimugire ikibazo nubwo mutazi Gitaliyani. Turababwira, turaza kuba ari muri description, naho ngaha tugiye kosana turajya tugenda tubibibutsa. Turababwira ahantu mushobora kwigira Gitaliyani, cyane kubavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ngiye nzajya mbigishiriza, ngiye uri kubabwira nzajya mbigishiriza Igitaliyani. Okay,
mbigishe, ntibigishe mu rurimi nkoresheje ururimi rw'icyongereza, ntibigishe nkoresheje ururimi rw'igifaransa, ntibigishe nanone nkoresheje ururimi rw'ikinyarwanda, ku buryo nzajya mbasobanurira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo mumenye igitaliyani. So, umuntu ushaka rero kubyiga agomba kumfolowinga kuri TikTok, ko mfite aba followers bakeya batuma ntajya batanyemerera kujya online, batanyemerera gukora live. Okay, so azajya yigisha live kuri TikTok, ariko TikTok ye nta ba followers afite, sinzi niba wenda twabereka account ye kuri TikTok, ushobora kugira telefone ukabereka. Kanze nyibereke mbere kuko byandikwa, wangiye kubereka hano ijambo. Hari igihe usacinga ugasanga abantu biragize, jya muri telefone yawe urahita uyibona. Okay, reka dukomeze. Iyo ngiyo turaza kuyibereka nyuma, mukomeze nyine turaza kuyibereka nyuma hafi yo kumpera ya video, aho muzajya mufolowinga mukabona amakuru yose, updates zose, mugakurikirana live uburyo abantu baprayinga. Okay, tugeze kuri department ikurikiraho yitwa Economics and Management. Okay, hari muri Economics and Management turasangamo Business Administration itangwa mu Gitaliyani, dusangemo Data Sciences and Management, Data Science for Management, dusangemo Economic and Management Sustainable Food System. Izi zose tubibutse ko ziriho akadarapo zitangwa mu Cyongereza, izindi zose zitangwa mu rurimi rw'Igitaliyani. Hakazamo International Business Development n'ibindi. Twajya muri department ya Engineering and Architecture, tugasangamo Architecture and City Sustainability, tugasangamo Civil Engineering itangwa mu Gitaliyani, tugasangamo Communication Engineering itangwa mu Cyongereza, Computer Science Computer Engineering itangwa mu Cyongereza, mu Gitaliyani, Electrical Vehicle Engineering. Isomo ryo rifite umwihariko ndaza kubereka nyuma uko turagenda dusobanura, nubwo ritangwa mu Cyongereza, tukabona iryo bita Electronic Engineering, tukabona iryo bita Electronic Engineering for Intelligence Vehicles. Okay, dukomeza tumanuka tujya muri department ya iriya somo riri hejuru, Environmental Engineering for Risk Mitigation. Iriya somo ni rishyashya, rikeneye abantu benshi cyane, rero niba muri guhitamo, pay attention ko wahisemo isomo rifite akadarapo. Iri dafite akadarapo umenye ko riri mu Gitaliyani. Guys, tubitse ko yari step ya mbere, sibyo? Iyo umuntu agiye guhitamo isomo agomba kugira kunyuraho byanga byakunda kugira ngo ahitemo isomo aziga. Mwabonye aho tubikura, mukandi tugiye gukomeza tubereka n'uburyo baprayinga, ntimujye kure, mukomeze mpaka iyi video irangiye. Muraza kubonamo uburyo bwose n'ibyo tugomba kwitaho kugira ngo udakora ikosa ukaba wabura admission bitewe no kwakoze ikosa runaka. Okay, aha rero n'indi department nayo murayibonamo. Mwabonye n'uburyo basacinga, nawe waza kureba ugasubira inyuma ukareba amasomo ushobora kuba wakwiga. Iyi nayo ni Advanced Automotive Engineering, naryo rifite umwihariko nka ryandi nari navuze mbere. Hakaza bita Engineering for Food Industries, hakaza Management Engineering nayo itangwa mu Gitaliyani, Mechanical Engineering itangwa mu Gitaliyani, n'izindi. Tukagera ku indi department yitwa Food and Drugs, ariho dusangamo Advanced Molecular Sciences for Health Products. Iri naryo ni isomo rishyashya ritangiye uyu mwaka muri iyi muri academic year, ritangwa mu Cyongereza, naryo rikeneye abanyeshuri benshi. Amahirwe y'irya prenze n'amahirwe ni menshi. Iri naryo bita Food Safety and Food Risk Management, ni rishyashya, rimaze imyaka 5 niba atari 6. Naryo ni rishyashya, ritangwa mu Cyongereza, ni ryiza ku bantu bize za food technology. Hakaza niyo bita Food Science and Technology, nayo y'umwihariko ariko ikabitangwa mu rurimi rw'Igitaliyani. Mbibutsa ko Igitaliyani nacyo nzakibigisha. Ndaza kubaha link ya TikTok muzafollowingaho, nzajya nkora ama lives menshi yigisha isomo ry'Igitaliyani, anasobanura ku buryo bwimbitse uburyo bwo kwaprayinga. Mugumane natwe turaza kuyabereka. Okay, aya nandi masomo Food Science and Innovation and Food Science for Innovation and Authenticity,
niyo ritangwa mu cyongereza, iri ryitwa Human Nutrition Sciences ritangwa mu gitaliyani. Izi ni department nyinshi, harimo department ya Humanity, Social and Sciences and Culture Industries, nabo bafitemo aya masomo ko muri kugenda muyareba. Hakaba isomo rimwe ryonyine riri mu cyongereza ryitwa Language Sciences and Culture Study for Special Needs. Okay, aya ni amasomo ya masters. Bitewe n'isomo ubundi wize muri kaminuza, urareba muri aya madepartement turi kukwereka iri related n'ibyo wize aba ari byo uzahitamo, kandi bifite kara kadarapo ka UK. Mu gihe ushaka, of course, mu gihe ushaka kwiga mu cyongereza. Mu gihe ushaka kwiga mu gitaliyani nta kibazo n'andi wayahitamo, ariko kubanza ugakora amasomo y'igitaliyani, ugakurikira amasomo y'igitaliyani. Ndaza kukwereka aho wayakura na link izagufasha. Okay, noneho ikindi, izi ni department nyinshi mwabonye uburyo aho ukanda kugira ngo uzigereho, niba warize mathematics n'ibiki, ariko ushobora kureba sikavuga ko niziri somo cyane nka programu zo mu Rwanda ukabura uko bihuza. Nta kibazo, wowe ureba aho bijya guhurira. Niba warize math physique n'urugero, ariko ukabona hano bari kwiga computer sciences, ushobora kuvuga ati se niba narize math physique ariko nkaba narize n'andi masomo, bareba kuri transcript yawe. University reba kuri transcript yawe ikareba se uyu muntu yize amasomo angahe, yayize amasaha angahe, kugira ngo turebe niba yashobora iri somo agiye guhitamo. Okay, ariko umuntu uzajya ugira ikibazo wari wese tuzajya tugenda tumufasha umunsi ku wundi. Anandike muri comment, ubundi video izakurikira tuzaza turi gusubiza ibibazo byose mwagize kuri iyi video. Okay, urakubona ko rero bafitemo na medicine, bakageramo na medicine and surgery, ariho tusanga mu medical, veterinary and pharmaceutical, biotechnology, tugasanga mu psychobiology and cognitive neurosciences, tukagira mu theory and method of preventive and adaptive physical activities, tukagira mu nursing and midwifery sciences. Okay, ariko yose kabatangwa mu gitaliyani. Okay, tujyana muri veterinary, department of veterinary sciences. Okay, harimo icyo bita innovation and sustainable livestock production. Aya ngaya ni amasomo yo muri masters. Okay, second cycle degree. Hari nayo bita yandi twabonye abiga imyaka 5, hagati y'imyaka 5 n'6, ariho tubonamo na full medicine, tukabonamo n'indi somo bita pharmacy. Okay, ayo ngayo yigishwa mu cyongereza kandi akigishwa hagati y'imyaka 5 n'imyaka 6. Iyo umaze guhitamo isomo rero ushaka muri aya yose tumaze kureba, okay, usubira inyuma ukajya kuri ya page twatangiriyeho, ariyo wajya kuri iyi ngiyi iyi twatangiriyeho nyirizina, cyangwa se kuri ya kabiri, uhabona buri gihe kano kantu. Aka kantu kari hano mu nguni kanditseho Core 26-27 non-European students. Aka ngaka iyo ugakanzemo kare hariya hejuru mu bururu, uhita ubona iyi page yanditseho non-European future students. Okay, umuntu ushaka kuba umunyeshuri muri University of Parma, hano bahita bakwereka rero ama deadlines yo kwa applying. Umuntu ushaka kuza kwiga bachelors, ama bachelors menshi twabonye ko ari mu Gitaliyani, n'undi ushaka kuza kwiga ya single cycle degree yari irimo na za medicine n'iki mu Gitaliyani cyangwa mu Cyongereza, admission zabo zizafunguka mu kwa kabiri k'uyu mwaka. Mu gihe abashaka kwiga masters mu Cyongereza n'abashaka kwiga masters mu Gitaliyani, admission zo already zafunguye guhera ku itariki 15 z'ukwa mbere, zizageza mu kwa kane ku itariki 6. Ariko turaza kubireba neza, ariko ni iyo tariki niyo ngiyo, mu kwa kane ku itariki 6. Iyo umaze kubona ibi ngibi rero, iyo ni indi etape yo kumenya ese nshaka kwiga irihe somo, iri somo kwa applyinga bizatangira ryari, bizarangira ryari. Ayo ni amakuru y'ibanze uba ugomba kumenya mbere yo gutangira kuhagera gute kwa applyinga. Iyo ibyo ngibyo bimaze kumenya rero, tukanda aha ngaha handitse ngo degree courses na admission procedures. Okay, ukahakanda hahita hafunguka iyi page. Iyi page rero noneho ikikubwira uti aya masomo ugiye kwiga rero, bachelor's degree bayiga mu myaka 3, niba uhisemo bachelor's degree, ari nabyo byandi nababwiye mbere. Single cycle degree yo yigwa hagati y'imyaka 5 n'imyaka 6, mu gihe masters ni imyaka 2 gusa. Okay,
Iyo umaze kugera ahangaha rero urazamukaho gatoya ukagera ahanditse ngo Masters Degree Courses in English, akaba ariho tubanza, ariko ushaka gukomeza ureba Masters Degree Courses in Italian uramanuka ukabibona ahangaha. Noneho ushaka kureba Bachelors and Single Cycle Degree Courses uzibona ahangaha. Okay? Noneho ubwita usubira hejuru gatoya ukajya hano handitse Masters Degree Courses in English ugafungura. Okay? Hagahita hafunguka iyi page. Okay? Wagahita bakubwira none ngo Masters Degree Courses in English, akavuga ngo apply now. Ahangaha ugiye guhita utangira kwa applying. Okay? Ahangaha iyo ugiye kuhatangira kwa applying ukahakanda rero hahita hafunguka indi page ariyo iyi ngiyi igusobanurira etape par etape uko application ikorwa. Okay? Hano hasi byandi nababwiraga ya masomo y'umwihariko rero barakubwira ibisabwa. Hano bakubwira ati itariki za masters zizatangira iyi ngiyi zikagera iyi ngiyi, ariko bakakubwira ngo hatarimo ya masomo. Barakubwira ngo information on the English languages masters degree programs and the admission requirements to proceed with the application is already available on the portal. Kuri portal tugiye gufungura ariyo iyi ngiyi yanditseho admission portal. Tugiye kwifungura mu kanya turebe ibyitwereka. Nizere ko muri kubikurikira muri kubyumva neza, abatabyumva mwandike hasi muri comment, noneho ibisubizo turaza kugaruka tubibaha muri za video zikurikiraho, ndetse no muri live kuri TikTok tugiye turaza kubabwira nyuma aho muzajya muyikura. Okay? Now izi ahangaha nkira ahangaha bari kutubwira ngo courses organized by MUNER. Iyi ni indi platform arizo zazindi nababwiye mbere, arizo Advanced Automotive Engineering, Electric Vehicle Engineering and Electronic Engineering for Intelligent Vehicles will not be included on this call. Nukuvuga iki? Niba ugiye kwa applying ukoresheje iyi call ifunguye ku itariki 15 kujya ku itariki 6 z'ukwa 4 uyu mwaka, aya masomo ntabwo arimo. Okay? Bakongera bakakwibutsa niba wenda ubushize umwaka ushize wari ufite acceptance letter yo muri an academic irangiye, ushobora kuya-uploadingamo muri pre-evaluation process ariyo tugiye kureba mu kanya. Okay? Uko baya-applying. Rero dukurikijeho kujya hehe kuri admission portal. Uhita ukanda kuri aka kantu k'ubururu. Okay? Bigafunguka. Ibi ntimubyiteho ntabwo bibareba, ni ibijyanye na mashine yanjye. Ugahita ubikuramo. Ntabwo bizaza of course. Hano tujya kuri iyi portal ivuga ngo University of Parma admission portal. Okay? Ukamanuka hano hasi gato ukabanza ugasoma ukumva ibyo bakubwira, ariko ibi ngibi ni ibyo bagendaga basobanura n'ubundi ya masomo nari maze kubasobanurira mu kanya atari included. Okay? Bakakubwira website uzakoresha uri kwa applying ariyo bita university website turaza kuvugaho nyuma. Akakubwira admission process for international students na how to apply, ariho tugeze. How to apply niho tugeze. Okay? Ibi reka tubitaruke nawe wabyisomera ukumva ibyo ari byo, ariko reka turebe etape ya mbere iyo ugiye kwa applying university. Etape ya mbere ni iyi ngiyi bari kubwira ngo choose your program and check the deadlines. Ari byo twarebye mbere twatangiriyeho tureba ese muri university ifite ama department yahe, arimo ayahe masomo n'ayahe masomo atangwa mu Cyongereza, amara igihe kingana iki, ibiki n'ibiki kwa applying biri ryari. Okay? Niyo etape twari turiho bwa mbere dutangira, ariyo yitwa choose your program and check the deadlines. Okay? Wamara kubibona ukajya kuri kwa applying. Okay? Now aha rero etape ya kabiri umaze kumenya ibyo ngibyo byose, umenya na deadlines, umenya n'iki n'ibyo bazakwigisha. Kugira ngo umenye ibyo bazakwigisha nabyo tuzabisobanura neza uko ufungura ukajya kuri website y'iryo somo nyirizina ukamenya ibyo bazakwigisha. Step ya kabiri rero niyo creating account kugira ngo utangire kwa applying. Iyo ugiye creating account ukenera iki? Ukenera email. Iyo email making sure ko ituzuye ku buryo baza kukohereza email ukabanza ukabasha kuyisoma. Making sure kandi ko iyo email ubasha kwakira email ndetse no mu gihe wibagiwe password ukaba mu gihe
uroginze out ushobora kuba wibuka password ukongera ukajyamo kugira ngo urebe email bakoherereje, kuko nutabikora gutyo bizagusaba kongera kuregistaringa bundi bushya, kandi hano bari kukwibutsa akakubwira ngo please ntukoreshe account nyinshi, hitamo account imwe yonyine bari ukoresha kugira ngo application yawe itazapfa kubera ko wakoresheje account menshi. Okay, so umaze gucreatinga ni gute usigninga in cyangwa uregistaringa, ubibona hano kuri aka kantu ko mu nguni, urabona hano handitse sign in and register. So iyo udasanzwe ufite account uri registaringa babikora bate? Nukanda hariya bareta kubwira kuzuzamo amakuru yawe harimo email address nkuko twari tubivuze. Okay, numara kuyuzuzamo ukabyemeza baraguha code. Iyo code uraza kuyibona muri email, ari naho baguhamo na link. Okay, link yo gucompletinga iyo procedure yo kwiregistaringa. Iyo procedure umaze kuyiregistaringa nyine bakubaza iyo pin ukabiconfirminga ikabirarangiye. Iyo bimaze kurangira gutyo akahitape ka kabiri kaba karangiye, ujya ku kahitape ka gatatu ko kugira gute ko gufiringa a form ya application. Okay, winjiramo ugashyiramo ibisabwa ariyo makuru yawe ari personal n'amakuru yawe ari academic information, aho wize, amasomo wize, ibiki n'ibiki bagenda bakwereka nyine bagusaba ibyo bagusaba ukagenda ubyuzuzamo. Iyo umaze kubyuzuzamo urasavinga. Okay, kuko hano iyo uraye utarangije application ntabwo bivuze ko biba bipfuye. N'ejo uraza ugakora iki, ugasigninga in kuri ya application yawe, ukagera aho wari ugereje ugakomerezaho paka byose birangiye. Okay, iyo ako kahitape ka gatatu rero karangiye ko kuzuzamo personal informations na academic informations, uramanuka kuri etape ya 4 ariyo kwa uploadingamo document usabwa. Izo document usabwa ni izihe? Izo document harimo curriculum vitae, iki ni ikilatini ariko ubundi nibyo tumenyereye byo twita CV yawe. Ahangaha hari abantu bakunze kuba bambaza se inaha bemera CV imeze ite. Ku zindi video na live streaming tuzakora kuri TikTok muzabona, nzabasobanurira neza uko umuntu akora CV yemewe inaha. Okay, kuko CV zose ntabwo ukora uko wishakiye. Inaha bafite format bagenderaho ya CV, niyo tuzakoresha, nzabanza mbibasobanurire. Uvuye kuri iyi CV uhita ukurikizaho language certificate. Ahangaha naho harimo ikibazo gikunze kwibazwaho cyane, etise hano mu Butaliyani cyangwa se muri University ya Parma basaba za certificate za TOEFL ibintu nk'ibyo. Hano biroroshye iyo wize mu Cyongereza ujya kuri university yawe bakaguha certificate igaragaza ko wize bachelor's yawe mu Cyongereza. Icyo gihe iyo ngiyo bayiconsidera nka certificate y'Icyongereza. Kandi ikindi kiyongereho, u Rwanda ni igihugu gikoresha Icyongereza nka official language, niyo mpamvu batabigeraho ikibazo cyane, higeretseho ko baguha certificate yemeza ko wize bachelor's yawe mu Cyongereza. Icyo gihe rero niyo ushyiramo iyo certificate bahawe na university ikonfaminga ko wize mu Cyongereza. Icyo nacyo kikaba kirakemutse. Ugashyiramo ikindi, ugashyiramo amadiplome yawe yo muri secondaire, ugashyiramo na diplome yawe yo muri kaminuza, ukongeraho n'ama transcript yawe. Okay, ibyo byose ukabya-uploadingamo, uhita ubona hano nyine bakubwira ko ushobora ku-uploadingamo document ukazishyiramo zose. Ukamakinga sure kandi ko document zawe zigaragara kandi zisomeka. Iyo umaze kubya-uploadingamo rero ukora submit. Berese gato nkubaze wenda gato kuri iki kurangaha kugenda. Okay, ngiye kubaza akabazo gato kuko nawe ushaka kukibaza. Hano ko bavuga ko ushyiramo amadiplome ari mu Cyongereza, or official translated in Italian. Okay. Ahangaha habashatse kuvuga nk'abantu batiga mu Cyongereza, abantu bize mu Gifaransa. Okay, bize mu Gifaransa kandi hano basaba document ziri mu Cyongereza. Icyo gihe rero ntabwo uyitanga mu Gifaransa, ujya kuyitranslatingisha ukanayiregariza kugira ngo bemeze iyo translation yawe bikorerwa hehe. Mu Rwanda bikorerwa kuri konsila y'Abataliyani, Italian consulate iba i Kigali. Ushobora gusacinga kuri Google bakakwereka ahantu iherereye. Okay, noneho ukabitranslatinga ukabishyira mu Gitaliyani,
ukanabiregariza, babiregariza n'ubundi hariya, ariko document iyo ari yo yose aho nta kandi nongeyemo, wenda tuzajya tunareba mu mavideo akurikiyeho. Document iyo ari yo yose ijyanwe kuri consulate igomba kuba yabaye yabanje guca kwa noteri wo muri minijiste nyirizina, apana muri baba noteri basanzwe. Noteri wa minijiste ujya ku irembo ukadekarara uvuga ko ushaka notification, ukanababwira ko ari noteri wa minijiste, barabizi, bazi uko bikorwa. None ukajyayo bakayiregariza, bamara kuyiregariza ukayijyana kuri konsila, bakayitranslatinga, bakongera bakayiregariza nabo ubwabo. None ukaba wayagira gute, wayaploadinga muri systeme, ukaprayinga. Iyo umaze gukora ibyo byose, hari igihe ushobora gusanga hari document ushaka kongeramo, najye turaza kubibona mu kanya. Twari turi kuri etape ya 4, tugiye kuri etape ya 5, pay the application fees. Hano application fees kuri iyi university buri iyo ari yo yose ifite amategeko yayo n'amafaranga isaba kugira gute, kwiyandikisha. Hano bagusaba amayero yonyine 30, niyo mayero yonyine bagusaba kugira ngo uyiregistering. Ariko ibi ni bishyashya, twe nk'abantu batubanjirije ntabwo aya mayero rwose bayadusabaga, ariko hari igihe ushobora kugira confusion ukaba ati aya mayero ashobora kuba ari scam. Kubera iki? Aya mayero ugomba kuyatanga nari muri systeme, numara no kuyishura receipt bazaguha, ufite ahantu uzayishyira, nta wundi muntu ugomba kuyagusaba mu ntoki, nayo uzayishyira muri systeme. Okay, then tujye kuri step ya 6. Iyo maze gukora ibyo byose rero urasubmitinga application yawe. Ahangaha rero iyo umaze kuyisubmitinga, nta kindi kintu ushobora kongera guhinduraho. Ubwo kwa prenga byarangiye, ntushobora kubisiba, byarangiye. Gusa iyo hari document ushaka kongeramo, ushobora kuyongeramo nyuma yaho, ariko mbere ya deadline ya application. Twabonye ko deadline yacu iri ku itariki 7 z'ukwa 4. Okay, ushobora kuyongeramo rwose nta kibazo. Iyo umaze kuyongeramo bisaba kongera gukora submit kugira ngo nayo yinjire muri system ibe registered ko yagezemo. Okay, next step ni ya 7, ariyo kuzajya ugira ute ukora follow up, ukacekinga ya email yawe, ukareba niba ari icyo bari kukubwira bari kugusaba kongeramo. Bisaba guhozaho kujya ukontorora ngo urebe nyine niba hari amakuru mashyashya yaje. Okay, bashobora kubigusaba mbere ya deadline, kuko nuri nyuma ya deadline babyarangiye nta kindi kintu baba bakubwira. Baza bagusubiza bakubwira bati tuguhaye acceptance letter cyangwa se urayibuze. Iyo umaze kubona acceptance letter rero, indi procedure ibikurikiyeho niyo kwa applyinga visa. Okay, iyo system intuza procedure yo kwa applyinga visa iteye gute? Ujya kwiyandikisha ku yindi portal, ku yindi website yitwa universitary. Okay, iyi system igufasha kuzuzamo amakuru yose asabwa, ugashyiramo na admission acceptance letter. Ahangaha icyo bivuze ni iki, university yo igira gute, ifata za document zose ibyo uri kuzuzamo na form yawe yose, ikayohereza nayo kuri ambassade, ku buryo nujya kwaka visa kuri ambassade cyangwa se kuri konsila, bazakubona muri systeme, bakabona ko university nayo ubwayo, apana kagapapuro uzajyana konyine ntigahagije, na university ubwayo ibigomba gukonfaminga ko uri umunyeshuri koko, uri future student nkuko twabonye tugitangira, future student wabo, kugira ngo na ambassade byorohere gukontrola document yawe, ambassade ibone koko university yaguhaye admission letter. Apana babandi bajya ku mpande bavuga ati tugiye guhimba admission letter ngo twaka visa. Hano ntibikunda. University ubwayo nayo hari document yohereza kuri ambassade ikonfaminga ko nguwo ari future student wabo. Ahangaha rero bikorwa, izindi video nzakora nzabasobanura n'uburyo iyi system ikora ya universitary, n'uburyo wiregisteringaho ukajya kwaka visa. Visa yo ariko ntabwo yakira kuri iyi system. Iyi ngiyi ni igufasha kugira ngo wuzuze amakuru, abone university yabone iyohereze hehe, muri konsila, kuko hano uvuga telefone zawe, aho utuye, byose amakuru atandukanye abonekamo. Ahangaha rero iyi bari etape ya nyuma, utegereza ko baguha visa. Iyo bamaze kuguha visa niho ujya kuri step ya 9, ariyo twita enrollment, kwiyandikisha. Ibi byo bikorera hano kuri university. Wageze inama mu Butaliyani, ujya kuri university ukajyana ibyangombwa bagusaba, noneho bakakwandika ukaba umunyeshuri 100% official, ukaba umunyeshuri wa University of Parma. Noneho ugatangira ukiga.
Ahangaha ni etape yo kwiyandikisha, tuition fees, amafaranga y'ishuri. Aka ngaka nako tukatugasobanuriraho gakeya, ariko nabwo tuzasobanura by'umwihariko uburyo bino bintu nabyo bikorwa kugira ngo ubone tuition fees. Tuition fees icyambere hano mu Butaliyani, cyane hano muri iyi region turimo ya Emilia Romagna cyangwa se muri Parma province, especially in some universities like University of Bologna, University of Ferrara, University of Reggio Emilia, University of Bologna, nayivuze na University of Parma. Okay? Ahangaha hari systeme ya twakiramo scholarship, naho tukaba tuzakora zindi video zibisobanura, dukore na ma lives abisobanura. Please mudufollowing kuri YouTube no kuri TikTok kugira ngo tujye tubasha kujya gukora live streaming, tubasobanurire procedure zose, ibibazo mubaza muhite mubisubizwa ako kanya turi live, duhita dusubiza n'ibibazo bibajijwe ako kanya kugira ngo mubone uburyo umuntu yapurayinga, tuzajya tubibakorera tubafashe ku buntu. So ngarutse inyuma gato kuri tuition fees, hano abanyarwanda dufite amahirwe ko buruse tutajya tuyibura. Abanyarwanda basabye buruse bose iyo bujuje document zisabwa kandi nazo zitagoye kuzibona, tuzajya tugenda dusobanura muri live streaming, bazajya rwose bahabwa amaburuse. Buruse baguha ibishobora gukavaringa inzu utuyemo, ibyo uhahisha, ukaba wayakoresha unatanga health insurance, okay? Noneho ugahaha ukambara, byose iyo buruse ibigufashamo. Noneho iyo wahawe iyo buruse nanone ntabwo uba ukishyuye nyine iriya tuition fees yanditse hariya, wigira ubuntu. Okay? Wigira ubuntu, bakagerekaho no kuguha amafaranga nyine yo kugutunga mu Butaliyani. Akandi kantu nakongeraho ubundi ku bijyanye na scholarship ku mwaka, keretse niba hari ibyahindutse, ubundi twe baduha 8,000. Niba wenda byarahindutse birazamuka, ntabwo n'ubundi bimanuka. Rero mukore subscribe kuri iyi channel yanjye, mukore like, mukore comment y'ikibazo cyari cyose waba ufite muri video. Twe turari ku bwanyu ngo tubasubize aho bigucangira utubaze. Noneho muna likinge, muna sharinge iyi video, murabona ko ari ingirakamaro kuri buri muntu wese utabona ukuntu ya applying. Ndabizi ko application zina za admission zigora kuza applyinga, ndizera ko rero iyi video igufashije. Ngiye gushyiraho TikTok ya Edgar, niwe n'ubundi wakoze iyi video yose, ariko rero kuko application zimeze, kuko nanjye niwe wamfashije kugira ngo ngere hano mu Butaliyani. Ngiye ntabwo ibintu byo kwa applyinga mbizi, niyo mpamvu rero ari wamfashije. Ngiye kuba TikTok mu mufollowing muri benshi, abone abantu bajya live ya TikTok, ajyaza noneho umubaza ikibazo ahita gusubiza. Noneho azanakora, navuga ngo ntishure ko arishyire online, kuko ina bachelors kuziga ari mu Gitaliyani gusa nta Cyongereza, azakora ishuri ryo kujya yigisha Igitaliyani online. Niba aje live ya TikTok, kuko nta handi hantu twabonye twajya tubafashiriza byoroshye wenda nko kuri TikTok, kuko haba hari abantu benshi kandi bifuza kuba bazina. Rero mu following umva babe benshi, ubundi ajya akora live. Ntabwo nzajya mpora mutiza, kuko buri gihe ntabwo tuba turi kumwe ku buryo namutiza akajya live. Rero mu following muri benshi ngiye gushyiraho account ye. Umuntu wese ubonye iyi video agiye gukora follow, anakore subscribe, ubundi twese nitugera mu Butaliyani tuzishima. Ariko njye narahageze, nawe uzahagera. Murakoze rero cyane. Thank you for watching my video. Turabakunda.